ndabasuje mwese muri iki kiganiro Imfuruka ndi Bonaventure Cyubahiro. Nkuko mubizi rero tuganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi tugiye ku rwego mpuzamahanga, ni ibintu bireba amategeko, aho mu minsi ishize igihugu cya Mali cyafashe umwanzuro ko tuzongera guha imfungwa uburenganzira bwo kuvugana n'itangazamakuru. Hari abanyarwanda bamwe bigeze kuvugira ku itangazamakuru muri Mali bavuga ko ari ibintu bitemewe, ariko se ni ryari imfungwa yemerewe kuvugira mu kuvugana n'itangazamakuru, ni ryari temerewe kuvugana n'itangazamakuru, nihe mfungwa ubundi yakabaye ivugana n'itangazamakuru? Ndi kumwe na Murangwa Bismarck, ni umunyamategeko ku rwego mpuzamahanga, ngo ikaze nanone mu kiganiro cyacu. Murakoze. Wadusobanurira ni ryari imfungwa yemerewe kuvugana n'itangazamakuru? Ubundi ntago bibujijwe yuko imfungwa yavugana n'itangazamakuru, ariko ntago imfungwa ishobora kuvugana n'itangazamakuru mu gihe cyose bigaragara ko ari ukurema urundi rubanza, cyangwa se ari ukwisobanura ku rubanza yaba yarakatiwe, cyangwa se kutanga ibimenyetso bishya mu itangazamakuru atigeze agaragariza urukiko. Bityo rero bikaba ari ibyo ngibyo ari byo inzu zimufunze cyangwa se za gereza zitwararika, kugira ngo mu by'ukuri mu guha uburenganzira umufungwa kuko yavugana n'itangazamakuru bitaba nk'uburyo cyangwa se nk'urubuga rwo kugira ngo mu by'ukuri acishemo ibitekerezo bihakana icyemezo cy'icyo urukiko rwagezeho mu kumukatira cyangwa se mu kugira umwere. Ubwo ni ukuvuga ko imfungwa yemerewe kuvugana n'itangazamakuru arivuga ibiki? Imfungwa ivugana n'itangazamakuru ishobora no kuvuga no ku byabaye mu rubanza, ariko bitavuguruza ibyo icyemezo cy'urukiko rwagezeho, cyangwa se gikomeretsa abantu tuvuge yenda nk'abakorewe abahohotewe n'icyaha uwo ngo yaba yaravuze. None tugaruke ku gihugu cya Mali. Igihugu cya Mali cyatangaje ko kitazongera guha urubuga imfungwa ngo zivugire mu itangazamakuru. Ni ukubera iki ubwo mwanzuro wafashwe? Ubundi hagakwiye kwibazwa ngo mbese ziriya mfungwa ziri muri Mali zoherejweyo na bamwe boherejweyo na TPIR, abandi boherezweho na mécanisme résiduel, bikwiye kwibazwa ngo mbese bagengwa n'ayahe mategeko. Amategeko abagenga harimo amasezerano igihugu cya Mali cyagiranye na TPIR, ndetse hakabaho n'amasezerano icyo gihugu cya Mali cyangwa se n'ibindi bihugu bicumbikiye izo mfungwa byagiranye na mécanisme résiduel. Muri ayo rero mategeko ntago ababuza uburenganzira bwo kuba mu by'ukuri bafata ibyemezo bijyanye n'uburenganzira bw'abafungwa, kuko ibijyanye n'uburenganzira bw'abafungwa ni birebwa n'igihugu kibafite, ariko bikaba biri no mu masezerano y'ibyo bumvikana. Bityo rero kuba yenda byarabaye mu minsi yashize, kuko nta nubwo ari ubungubu aribwo byatangiye kuvugwa, ariko tuzi yuko imfungwa zitandukanye zagiye zigenda zivugana n'itangazamakuru, ariko ni ukureba ngo mu by'ukuri impamvu Mali yafashe kiriya cyemezo, nibwira ko ishingiye ku kuba mu by'ukuri bararengeye ku byo mu by'ukuri ubundi imfungwa yakabaye ivugana n'itangazamakuru. Kuko tugiye nko ku kibazo cya ITV yavuganye na Kambanda, ibyo bavuganye, ikintu cya mbere birahakana ukwiyemerera icyaha kwa Kambanda. Ikindi yari yakemeye mu rukiko, ndetse n'urubanza rwasohotsemo rugaragara ko mu by'ukuri Kambanda yemeraga ibyaha. Kugaruka rero kuri icyo kintu, ntago n'umunyamakuru ubwe, ntago mu bigenga abanyamakuru, nawe ntago yari afite ubwo burenganzira bwo kumwemerera kugaruka kuri icyo kintu. Nkibwira rero ko aho ngaho niho habaye ikosa, yuko bamuhaye urubuga rwo kongera gusa naho ubwe avuga ku cyagakwiye kuba ari urubanza rwamuciriwe. Ikindi kibazo ni ukwibaza ngo mbese ibyo avuga ntago bikomeretsa rubanda n'ubundi yahemukiye, yagiriye nabi les victimes b'icyo cyaha yakatiweho.
icyo nicyo kibazo. Nibwira ko ari nayo mpamvu habaye reaction nyinshi mu Rwanda, kubera ko ariho aba victime b'icyaha cya Kambanda bari, ari nayo mpamvu bibajije byinshi ku kuvuga ngo mbese mu by'ukuri kubera ikibi byose byabaye. Ariko ikibazo si uko mu by'ukuri yavuganye n'itangazamakuru, ahubwo ikibazo ni uko itangazamakuru ryamuhaye urubuga rwo kujya gusubira ku rubanza rwamaze kurangira kandi rwamaze kuba itegeko, we arimo kurangiza. None utekereza iki kuko u Rwanda rutarareze kandi wumva ibikorwa ibyakozwe byari binyuranyije n'itegeko? Nibwira ko ntago u Rwanda itself nk'igihugu, ntago, kuko u Rwanda icyo aho ruregera ni muri Conseil de sécurité des Nations Unies yo kubabwira ati dore ibintu byitwa ngo ubutabera mwemeye kudufashamo, dore ibiri kuberamo. Nibwira ko ibyo ngibyo u Rwanda rwabikoze, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo hagakwiye kubaho uburyo bubiri bw'aba victime kwegera Mali no kubabwira ati nyaboneka ibintu muri gukora ni agashinyaguro kuri twebwe, ariko hagakwiye kubaho n'izindi mesure ku rwego rw'umuntu wese wabishaka cyangwa se wakumva mu by'ukuri abifitemo inyungu, kuba yarega n'ura munyamakuru akamurega gutandukira amahame y'umwuga, kubera ko ntago biriya bijyanye n'amahame y'umwuga w'umunyamakuru, kuko ntago nibwira ko hari umunyamakuru warenga ku nshingano ze, kuko nibwira ko buri gitangazamakuru kigira icyo bita ethic charter imwemerera kugira ibyo akora n'ibyo adakora. Mu byo atemerewe gukora ntago yemerewe kugenda ngo ajye kugaruka ku cyemezo cyabaye, ku cyemezo cy'urukiko kandi cyabaye itegeko cyajuriwe kikavanamo ubujurire bwose. Ntago mu itangazamakuru ariho hongera gusubirirwamo deba zijyanye n'urwo rubanza. None kuvuga gutyo nko mu Rwanda tujye tubona ibitangazamakuru bivugisha imfungwa zikavuga, ubuyobozi bwa gereza bukazitanga, ibyo biba byemewe nk'umuntu yarahamwe n'icyaha cya jenoside? Nubwo waba warahamwe n'icyaha cya jenoside, kuko kuba warahamwe n'icyaha cya jenoside kereka urukiko rwarabifashe mu mwanzuro wawe bikavuga ati uyu muntu kuba yarahamwe n'icyaha cya jenoside bimukuraho uburenganzira harimo n'ubwo kubonana n'abantu cyangwa se no kuvugana n'abantu. Kuko rero tuzi ko imanza zicibwa zitambura umuntu ubwo burenganzira, nibwira ko abyemerewe ntago bibujijwe, ariko rero hakabaho kwitwararika icyo kintu cyo kuvuga ngo niba bahaye umunyamakuru uburenganzira bwo kuvugana n'imfungwa, bakwiye kumuha n'amabwiriza ajyanye n'ukuntu akwiye kuvugana n'iyo mfungwa n'icyo bakwiye kuvugana, ku buryo kidakwiye kuza kigaruka kuri rya hame twavuze yuko n'imfungwa ivuganye n'itangazamakuru itagaruka ku rubanza yakatiwe cyangwa se ku rubanza rwamugize umwere cyangwa se rwamukatiye. Ariko hari abo tuba tubona basaba imbabazi ku byaha bakoze, bavuga ati ndasaba umuryango imbabazi kuba namuhemukiye, kandi biba bigaruka kuri rwa rubanza rwe. Nibwira ko gusaba imbabazi no kuvuga ati imiterere ibyabaye mu rubanza ni ibingibi si ibingibi nk'uko byavuzwe mu rubanza, ni ibintu bibiri bitandukanye. Gusaba imbabazi nibwira ko ibyo ngibyo biri mu byemewe, ariko ibitemewe ni kwa kundi kuvuga ngo bampamije ibyaha ibi n'ibi, bampamije ko nari ndahana nkakora ibingibi, ibyo bita renier les faits cyangwa se guhakana ibyabaye, cyangwa se kugaruka ku byabaye ukavuga yuko atari ko byagenze, cyangwa se ko atari ko byari bikwiye gufatwa ko byagenze, ko ahubwo uko byagenze ari uko wowe noneho ugiye kubisobanura. Abo tuvuga ko Mali noneho kuba yarafashe uyu mwanzuro se yari iyobewe ayo mategeko cyangwa hari izindi mpamvu zazibiye? Nibwira ko kuri Mali nibwira yuko habayeho kutitwararika, kuko kutitwararika yenda se ku abantu babigizemo umugambi mubisha, icyo bita mauvaise foi, cyangwa se yenda kutitwararika kubera kurangara, kumva yuko yenda abo bantu, kuko hakwiye kubaho benefice ya doute kuri uwo munyamakuru ko nawe atarengera ibijyanye n'amahame y'umwuga ngo ajye kumva cyangwa se ajye kubaza ibitandukanye n'ibikwiye kubaza. Kuko n'impamvu arega iryo hame ni uko
impamvu badakwiye kugaruka ku byabaye impaka mu rubanza ni uko umuntu aba yarahawe uburenganzira bwose bwo kwinigura mu rubanza akabyisobanuraho, bityo rero bikaba icyemezo cy'urukiko rukavuga ati nyuma y'uko yahawe avoka, agahabwa umwanya, agahabwa uburyo bwose bwo kugira ngo yiregure, yarireguye dusanga ni umwere cyangwa se dusanga ahamwa n'icyaha, bityo icyemezo gifashwe n'iki ngiki. Kongera kubigarukaho rero mu itangazamakuru ni ukujya gushaka nko kuvuga yuko imirimo y'urukiko idahagije, kandi nibwira ko atari byo. Kuri Mali rero nibwira ko icyo ngicyo yenda nibwira ko turamutse tuvuze kuko nta bimenyetso mbifite yuko harimo mauvaise foi, reka tuvuge yuko habayeho kurangara cyangwa se kugirira icyizere icyo gitangazamakuru yuko ari igitangazamakuru kizwi ko ubundi cyagakwiye kuba gikoresha ubunyamwuga, hanyuma bo baratandukira. Ari naho mvuga ngo ntiharebwe uruhare gusa rwa Mali, ntiharebwe uruhare gusa rw'uwo mufungwa, ariko ese umunyamakuru we yaragambiriye iki mu guhaguruka mu Bwongereza akajya gutunga mikoro na kamera iyo mfungwa yakatiwe kandi yahamijwe ibyaha bikomeye cyane, harimo n'icyaha cyo gutegura no gukora jenoside. Ariko ukurikije uburyo ziriya mfungwa zifungwa zo ku mpuzamahanga na hano mu Rwanda ubona ziba zitandukanye n'izindi mfungwa, ku buryo abantu bibwira ko zifite amategeko azigenga n'ubudahangarwa bundi ahari. Watubwira muri make amategeko abagenga imfungwa mpuzamahanga, wenda tuvuga nk'abara bakurikiranweho n'u Rwanda? Urebye ntabwo ari ukuvuga ngo bafite izindi privilege abandi bantu badafite, ahubwo ni standard mpuzamahanga cyangwa se ibipimo mpuzamahanga bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ndetse harimo n'uburenganzira bw'imfungwa nyirizina, yuko mu by'ukuri kuba umuntu afunzwe bitavuze yuko yambuwe ubumuntu, bitavuze yuko adakwiye gufatwa nk'inyamaswa cyangwa se ikintu, ahubwo akwiye gukomeza agafatwa nk'umuntu, bityo rero agafungwa mu buryo bwubahirije uburenganzira bwe, mu buryo buri digne, muri dignité. So gufungwa muri dignité ntabwo bivuga yuko mu by'ukuri wabaye umuntu w'igitangaza, gusa nuko bavuga yuko ufite uburenganzira bwo kurya, ufite uburenganzira bwo kuryama, ufite uburenganzira bwo gusurwa, ufite uburenganzira bwo kubonana n'abagize umuryango wawe. Ushobora no kubonana n'umugore wawe mukaryamana, rwose nabyo biremewe yuko ibyo bita visite conjugale, ko mu by'ukuri yenda akenshi impamvu n'ahandi muri zindi gereza batabikora ni uko yenda uburyo bwo kubikoramo ko hari igihe ubona gereza zuzuye imfungwa ku buryo umwe bamwemereye gusurwa n'umugore we byaba ikibazo, ariko ahandi babikora ku buryo rwose bavuga ati ntabwo bavuga ngo bagende abane n'umugore we muri gereza, ariko bamwemerera yuko nibura umugore we ashobora kumusura mu buryo bwateguwe, avuga ati yenda rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu gihembwe cyangwa se rimwe mu mwaka, bitewe n'ukuntu bafite nabo gahunda y'imfungwa zihari, no bityo rero bakabitegura nka gutyo. Nibwira ko muri make ubwo burenganzira ntabwo bumubuza no kuba mu by'ukuri harimo no kuba yavugana n'itangazamakuru, ariko buri gihe hakitwararikwa icyo kintu cy'uko batarengera. Nk'ubu umunyamakuru wa Royal mpagurutse hano nkajya kuvugisha Kambanda, tujye kuganira wenda ku byabaye mu Rwanda, ibyo akurikiranyweho ntabwo mbyemerewe? Byaterwa n'ibyo wita kuvuga ngo ibyabaye mu Rwanda. Ntabwo bivuga yuko mutabivugana, mwabivugana, ariko ni ukuvuga ngo ese ibyo bintu ntabwo bigaruka ku rubanza Kambanda we ubwe yaba yarahamijwe, ese ntabwo bigaruka ku kiburanwa cye, bityo bigatuma asa n'utesha agaciro icyemezo cyamufatiwe. Ese ntabwo ibyo avuga Royal TV yamuhaye cyangwa se Royal TV yamuhaye uburyo bwo gucishamo ibitekerezo kandi bisesereza
abo yasize akomerekeje. Icyo nicyo mu by'ukuri ugiye kuvugana nawe wagakwiye kuba witwararika. ubona kuvuga ko ngiye kumubaza nk'inkuru inkuru itarebana wenda n'iby'urubanza rwe ari izindi nkuru zisanzwe mu buzima busanzwe kandi ari we dushobora kubonaho amakuru, ibyo nta kibazo. Nta kibazo. No kuvuga rero ko nabo bafite nta budahangarwa bafite ziramfunga. Nta kuvuga ko badafite ubudahangarwa. None nongere ngaruka kuri cya kibazo kuki u Rwanda rutareka. Njyewe nibwira ko u Rwanda ibyo rwagomba gukora rwarabikoze, kuko rwabwiye umuryango w'abibumbye ari nawo hejuru ushinzwe bari abantu yuko mu by'ukuri uburyo bitwara binyuranyije n'amategeko kandi rwari rubifitiye ibimenyetso, kuko twese twabonye kiriya kiganiro, tuzi ko twese kiriya kiganiro ari ikiganiro kigaruka ku rubanza rwo Kambanda yari yarakatiwe, ndetse uretse nawe n'abandi bagenzi be. Ahubwo ukibaza ngo kuki yenda Maria yabyemeye nk'uko wabibazaga, ndetse ukanibaza ngo kuki umunyamakuru we mu by'ukuri yari agambiriye iki mu gukora ibintu nka biriya nawe ubwo bitesha agaciro umwuga we. Kuki noneho u Rwanda rutarega kiriya kinyamakuru, kiriya gitangazamakuru? Ahubwo icyo ni ukuvuga ngo ni kubera iki u Rwanda rutarega kiriya gitangazamakuru? Nibwira ko ntarirarenga, nibwira ko ari umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu, ari ababishinzwe muri leta y'u Rwanda. Nibwira ko bafite uburyo butandukanye bwo kuba babikoraho, ariko ku bwanjye mbona kiriya gitangazamakuru cyararengereye ibijyanye n'umwuga. Ese ubwo u Rwanda rwaregahe? Kuko icyaha bivugwa ku Rwanda, icyaha kibera muri Mali, abandi baturuka i Londres, undi yari yaraturutse muri ICTR. ubwo u Rwanda rwamenya ruregahe? ruregeraho bigenda bite? Ni ukuvuga ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukurikirana bwo kurega icyo kibazo. Nakubwiye ko u Rwanda ibyo rwagombaga gukora muri mixed cyangwa se muri mechanism, ndetse n'ibijyanye n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, ari nako gafite mu nshingano ibijyanye n'imikorere ya ruriya rukiko. Nibwira ko ibyo ngibyo byarakozwe. Hakabaho igice cya kabiri kijyanye n'ibikorwa muri Mali. Nibwira yuko ubuyobozi bwa Mali bwashyikirijwe ibijyanye n'uko u Rwanda rubibona, ndetse n'akababaro byateje abanyarwanda. Bityo rero nibwira ko Mali itafashe icyemezo gusa kuko ibyibwirije, ahubwo yafashe icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yamaze kumva ibijyanye n'ibyo u Rwanda rubahangayikije. Hakaba hasigaye kuvuga ngo mbese kiriya gitangazamakuru cyakurikiranwa muri Mali cyangwa se cyakurikiranwa mu Bwongereza. Nibwira yuko ibyo ngibyo n'ibijyanye n'ububasha bw'inkiko. Nibwira ko ngewe ku bwanjye nibwira ko cyakurikiranwa mu Bwongereza kuko niho gikorera. Ukireze muri Mali sinzi ko wazakihabona cyangwa se wazanahabona ibimenyetso bijyanye n'ibyo cyakoze, ahubwo wabikura mu Bwongereza. Nibwira ko igikenewe kuri kiriya gitangazamakuru muri Mali ari ukugifatira ibyemezo byo kutongera kugiha ubwo burenganzira, kuko ubwo babahaye barabwangije, babukoresheje nabi. Ariko ubwo ntizaba ari za nyungu za politike zirimo zigenda zisumba ubutabera, akavuga ngo wenda ari nka guverinoma runaka ikubwira ati genda ubaze uyu muntu kuri kiriya kintu, bakanategeka Mali nk'ibihugu by'Uburayi bigategeka Mali ati mumwe bagiye kuganira kuri ibi ngibi. Ibyo ngibyo yenda sinabimenya, kuko sinamenya ngo Ubwongereza bwari bubifitemo inyungu yo kugira ngo mu by'ukuri Kambanda yongere abazwe. Icyo nzi cyo nuko nzi ko Kambanda we yari abifitemo inyungu yo kugira ngo yongere ahabwe urwo rubuga rwo kugira icyo avuga ku byemezo byamufatiwe, kuko nibwira ko atabyishimiye kandi yabigaragaje mu buryo butandukanye, kuko uretse igitangazamakuru yavugishije yasohoye n'igitabo ari muri gereza. Bityo rero nkaba nibwira yuko
gihakana ibyo bintu gihakana ibyo bintu cyane, gihakana ukwemera kwe, anasobanura uburyo atabyita kwemera. Ariko nkibwira ko ibyo ngibyo ariho byagakwiye kureberwa, kuvuga ngo mbese ni gute Kambanda yakoze ku buryo abona ITV kugira ngo ize imuhe urwo rubuga rwo kugira ngo avugane nayo, aho kujya kurebera ngo mu by'ukuri ni Ubwongereza, ni Mali, ahubwo ni gute Kambanda yakoze ku buryo abona urubuga rwo gusohora ibitekerezo bye. Kuko si nawe wenyine wabajijwe n'icyo gitangazamakuru, nibwira ko ntabwo rwose nigeze wenda nkora urwo rutonde, ariko nibwira ko ari abafungwa batandukanye bose bafungiwe muri Mali babajijwe n'icyo gitangazamakuru. None ko Kambanda asohoye igitabo cyagiye ku isoko se? Ibyo yenda ngewe sindanakibona, nta naho ndabona bakigurisha, ariko icyo nzi nuko nzi ko igitabo yanagisohoye ataragera muri Mali, kuko yagisohoye akiri muri gereza ya Arusha. Urumva Arusha, nimba urukiko rwa Arusha rwaramuhaye uburenganzira bwo gusohora igitabo, ibyo biremewe se nk'imfungwa gusohora igitabo kikajya ku isoko kivuguruza ibyafashwe n'urukiko? N'uyu munsi ntabwo nibwira yuko aho ari muri selile afite controle imwicaraho ngo imubuze ku byandi twavugaga by'uburenganzira bwe, ntabwo imubuza kugira icyo akora muri selile ye. Ahubwo icyagakwiye kureba ni ukureba ngo mbese hari maison d'édition cyangwa se hari aho cyagurishijwe, hari maison d'édition bemereye ngo ize igipubliye ari muri gereza. Icyo nicyo kintu cyagakwiye kwibazwa, nta makuru mbifiteho, ariko kuba yaricaraga yenda akagenda akajya kuri computer ye yakoreshaga mu gutegura urubanza rwe, agahita yandikaho n'ibyo ashaka kwandika, nibwira ko ibyo ngibyo biri hejuru ya control y'abantu, kuko tujya twumva ko hari imfungwa zitandukanye mu bihugu bitandukanye zigenda zisohora ibitabo, ahubwo ni ukureba ngo mu by'ukuri icyo gitabo kiravuga iki, kuko ushobora gusanga anasohoye igitabo anavuga ati rwose ngewe ibyo nakoze ni bibi, ndagira inama mpereye ku muryango wanjye yuko batazabikora. Ibyo ngibyo nibwira ko cyaba ari ikintu cyiza, abantu bose banamufasha kugisohora. Ariko aramutse avuze ati rwose ati sinicuza ibyo nakoze, ahubwo ndahamagara abandi gukomeza aho twagereje, cyangwa se ibyo urukiko akongera bukaba uburyo bwo kugaruka ku cyemezo urukiko rwamufatiye, nibwira ko ntago nabwo bakwemera ko kiba pipiye. None se imfungwa ziba zifite ubwo bubasha bwo kwandika muri gereza? N'ahangaha nibwira ko umufungwa aragenda akicara akandika umwanzuro we, nkuko yandika umwanzuro ashobora kwandika n'ibaruwa, nkuko yandika ibaruwa ashobora kwandika amabaruwa menshi, kandi ayo mabaruwa akazavamo igitabo. Nicyo ni kuvuga yuko control physique cyangwa se kugira umuntu uhagarara hejuru y'umuntu umubwira ngo urajya kuri toilette aka kanya, uraza kurya aya masaha, bityo rero nta kindi kintu wemerewe gukora, aho ngaho niho bigoranira. Naho bigoraniye. Reka ngushimire rero. Murakoze cyane kuri ubwo busesenguzi duhaye. Murabyumvise rero byinshi asobanuye ku bigendanye n'impamvu igihugu cya Mali cyafashe umwanzuro wo kutongera guha imfungwa zo mu Rwanda cyangwa izo arizo zose kuvugana n'itangazamakuru. Mwumvise impamvu iki gihugu cyafashe umwanzuro. Yari Bismarck Murangwa rero adufasha kubisesengura, no munyamategeko ku rwego mpuzamahanga. General Bonaventure Cyubahiro, ikiganiro n'imfuruka.